hari undi wavuze ngo David turabizi neza umuntu bita Kazigaba uramuzi niba umuzi waba umuzi w'iki ayo makuru wayaduha Kazigaba aho uri wubahwe kandi ukomere Kazigaba ndamuzi ni umunyarwanda ntumbaza aho atuye ariko icyo nzi cyo nuko nari nzi ko ari umuhesha w'inkiko umuhesha w'inkiko rero ntabwo ari umuhesha w'inkiko ashyira mu bikorwa iby'inkiko zategetse niba rero hari icyo mupfa ibyo ni imirimo yawe niba washaka kumenya rero Kazigaba uwo ari we amakuru mufiteho nuko nta maraso yakarabye y'abanyarwanda hari ikintu bashaka kumenya umubwiriza ukuri kandi icyo nakubwiye n'ikiba gihari ibyo niba yararangije inkiko kubera abajura nk'abo bajura bariya hari abacamanza bagiye barangiza imanza neza bagaca imanza neza n'abakarangiza urubanza neza hari ibindi nico muzi ndabara Kazigaba umbajije ku bijyanye na Kazigaba buri wese mba mfite amakuru ariko ibyo rero kwirirwa mbaza bindi Kazigaba niba yararangizaga urubanza yararurangije nyine yarangizaga iby'inkiko zagize gute zemeje ntabyo rero kunza naho bindi niba hari n'amatiku yandi ushaka umushakaho iryo perezida niba urishaka ugenda ujye kureba kwa nyina cyangwa urebe kwasi ariko icyo muziho nuko nzi neza ko Kazigaba ari umuntu w'umugabo ufata ibyemezo sibyo siko ntawe yagiriye nabi nta maraso yakarabye ubwo numva nawe ngushobosha